kubera ko njyewe ndi umwanditsi nakubwiye ko nandika narabitekereje mbona yuko inkuru yanjye nayita inkingi y'igihuru. Burya umuhanzi ntago avuga ikintu ngo ahita igihishura, ahubwo arazimiza, ariko mu kuzimiza ari kwigisha. Niyo rero mpamvu navuze ngo ni inkingi y'igihuru. Bakunzi ba Ret Network TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi, ndabasuhuje nshimira abantu mudahwema kuduha ibitekerezo, abantu mutugira inama umunsi ku munsi, abantu mudukurikirana mwamaze gukanda subscribe, ndabashimira cyane. Ndetse nawe turabikora nicyo gihe mukande subscribe, cyo tubana umunsi ku munsi mu bikorwa byinshi bitandukanye by'imyidagaduro tugenda tubagezaho. Kuri kamera zacu muri kubona umuntu w'icyamamare, muramuzi abenshi muramuzi, nta nubwo nabitindaho cyane. Mama, tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Umeze neza? Meze neza cyane. Ndabona akanyamuneza ariko bose. cyane kabisa. Yego, wenda bose barakuza ariko ntacyo, reka tube intore utangira ubibwira. Murakoze cyane, nitwa Uwamahoro Antoinette, ayo ni amazina y'ababyeyi, ariko nkaba mfite n'amazina y'ubuhanzi bitewe n'ibyo nkora. Ndavuga wenda nk'abiri yonyine. Ndavuga wenda filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo bita Seburikoko, nkina nitwa Speransia. Hanyuma hari n'indi filime yahitinze nayo yitwa Intare y'Ingore. Ni nyinshi za Mukadata, Igicumuro nk'ikindi, ni nyinshi ntago nazirondora ngo nzazimenye. Tuza kureshire ko ibyo wenda kadukoresha Speransia nta kibazo. Abantu rero bakuze muri filime nyinshi zitandukanye, hari abakutinya, hari abakugira gute, ariko reka mbanze wenda nkomaje kuri Speransia, reka mpere kuri Seburikoko nkubaza. Umuntu akurebye, yaba umuntu ukuzi n'utawenda no kubonye bwa mbere, akubonye mu buzima busanzwe uri umuntu w'umusirimu, ariko muri Seburikoko ho uri umuturage w'iyo ngiyo, bira bintu basha kubihuza gute? Nukuvuga ngo gukina filime nukuva muri wowe ukajya mu cyo baguhaye kuba. Gukina filime nukuva muri karakteri yawe ukajya muri karakteri y'abandi ukajya kuyigana. Nukuvuga ngo rero ngiyewe mva muri Antoinette cyangwa mu Magentille nkajya kwigana Speransia cyangwa nkajya kwigana n'izindi. Nuko nguko murakoze. Yego. None se akenshi muri filime zatumye wenda unubaka izina wamamara cyane, wakinaga uri umuntu w'umugome, umumama w'umugome, bira bintu wewe bikinaga wumva umeze muri wowe gukina uri umugore nyine mubi cyane. Ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu bibaho. Story y'Intare y'Ingore cyane cyangwa Umubyeyi Gito niho natangiriye gukina cyane. Umubyeyi Gito ni filime zakunzwe, ni filime zateye abantu agahinda, ariko nababwiye ngo umuntu ava muri we akajya gukina icyo bamuhaye, ukajya kwigana iriya karakteri y'Intare y'Ingore. Uriya mugore w'Intare y'Ingore koko yari umuntu mubi, ariko n'ubundi nabashije kugira ngo mbikore, niganye iriya Ntare y'Ingore ndabishobora, ndangije nsubira muri Antoinette. Iyo rero umuproducer yateguye akavuga ati story imeze gutya, wowe uzigana iyi karakteri uzaba Intare y'Ingore, uragerageza ukabyigana kugira ngo neza bijyane n'ibyo bashatse kugira ngo ube. Ni muri urwo rwego rero niganye Intare y'Ingore, ni muri urwo rwego nakoze filime nyinshi zitandukanye, yaba izanjye yaba izo gukorera abandi, gutyo. Murakoze. Ariko nawe urabizi ko abantu bagutinya. Barantinya, ariko iyo tumaze kuvugana, iyo babonye ibikorwa byanjye, iyo ubona yuko twishimanye, kuko akenshi nkunda kuba ndi inshuti cyane y'abana b'urubyiruko, nkunda kuba inshuti cyane y'abamama, nkunda kuba inshuti cyane y'abantu banakuze, usanga tujyana inama, ariko nyine ako kantu ntikabura kubera ko ntago nabibavebera, ni ukubera ko batari bazi filime icyo ari cyo. Uyu muco n'uwo turi kwiga n'abanyamahanga ntago wahoze guturuka kera ngo babimenye, ariko bari kugenda babimenya gake. Rero yatangiye bivuga ati bakunda kumwita Mama Gentille, byumvikane ko ni umukobwa we. None se reka nkubaze wenda nk'umuntu umaze igihe muri sinema nyarwanda, wamaze kubona imbogamizi, wamaze kubona inyungu zazo, Gentille nk'umwana wagusabye ati mama ndashaka kwinjira muri sinema nyarwanda, wamubwira ati mwana wanjye genda ndabikwemereye, cyangwa wamubuza? Nahita mbimubwira mbona afite iyo mpano. Nuko ngo ahubwo hite mvuga ngo ababyeyi bafite abana bafite impano niba bibashyigikiremo, si sinema gusa, umupira w'amaguru, amagare, kuvuza ingoma, gushushanya, n'ibintu byinshi bikubiye muri sinema. Burya komedi, nuko ngo nge ndi umubyeyi nkabona ko umwana wanjye abifitiye amatsiko cyangwa abifitiye impano, ngewe nabimufashamo. Murakoze. Bivuze ngo igihe Gentille azifuza kwinjira muri sinema nyarwanda uzamureka? Nzamwihorera cyane rwose, kuko ntago nabibwiye neza. Nuko ngo nge mfite umugabo n'abana 3, mfite umukobwa w'imyaka 24 ari we Gentille yarashatse, hanyuma nkagira umuhungu umukurikira afite imyaka 17 n'undi umukurikira ufite imyaka 15. Ngira abana 3 rero nabimana yampaye, n'umugabo tumaranye imyaka 24.
murakoze cyane. Yego, urumva ko ni umugore wagize n'umama wahiriwe cyane. None se nimba yifuje kwinjira muri sinema nk'umwana wawe, urumva arakwicaje ati mama rwose ngira inama ngiye kwinjira muri sinema nyarwanda, mwicaye hasi muraganiriye, ni nk'izihe nama wamutondora ukamubwira ati mwana wanjye uzirinde ibi n'ibi n'ibi, uzakurikiza ibi n'ibi n'ibi, habamo ibigusha bimeze gutya, ni izihe nama wumva wamugira? Inama ngewe namugira, iyo ukurikiye ikintu biterwa, harimo abakurikira abajya muri sinema bakurikiye wenda tuvuge inyungu runaka, harimo abajya muri sinema bagira ngo babe ibyamamare bishobore kuba byabageza mu zindi nyungu runaka, ariko ngewe nagiye muri sinema mvuga ngo nigisha abana b'Abanyarwanda. Abenshi ntago bari bafite ababyeyi, abenshi bari bafite abamama ariko bashobora kubafata nabi, kwigisha gufata umwana nk'uwawe. Abenshi bari bafite ingo ziri kugenda zisenyuka buri munsi, noneho ngewe mbona yuko ubutumwa bwanjye nabucisha muri sinema, kuko igiragenda igafata impera zose z'isi, ni ukuvuga ngo icyo wavuze kigera ku isi yose. Murakoze. Nyemerera nkusubize inyuma kera cyane gato, mbere yo kutangira kwinjira muri sinema, mbere yo kutangira kwinjiramo abanje kuyikunda, tubwire nk'impamvu wigeze gukunda sinema, nk'umuntu atumye uyikunda, mbese handi wicuka avuga ati ndashaka kuzankuriya muntu, cyangwa se nanjye ndashaka gukina filimi, byaje gute, igitekerezo cyakujemo gute? Nakundaga kureba filime za Bakabutura, nakundaga kureba filime za disco dance, nakundaga kureba filime z'Abanyanigeria. Abanyanigeria harimo umumama bita Patience Zokoko, uriya mumama ngiye numvaga naba nkareba nkavuga ngo ariko buri gihugu kigiye gifite abantu b'abamama bakina, abapapa bakina, abasore bakina, abana bakina, nihe mpamvu natwe mu Rwanda hataboneka abo bantu nabo bakina kandi bagakina inyigisho zo kwigisha abantu muri rusange, bakajya bavuga ngo iriya ni filime y'u Rwanda, iriya ni filime y'Abanyanigeria, iyi ni filime, kuko ni ukugenda turanga imico. Nihe mpamvu hataboneka abo bantu? Nicyo kintu nari mfite, kandi ndi umwana muto nkajya mbireba nkumva ko nanjye nabikora, ariko Imana yangejeje ku nzozi zanjye nka 65% njye nabigezeho, ariko haracyabura ibindi, kuko turacyari muri fondasiyo, twubatse fondasiyo, turimo turagenda tuzamura ibikuta. Ni ibintu biba bikomeye cyane, ni imbaraga nyinshi zikomeye, ntabwo ubyifashamo wenyine. Kuba abanyamakuru mwese muradufasha, abakinnyi bagenzi banjye ntabwo wakina filime wenyine, abaproducer batanga amafaranga, nuko ngo ni impande nyinshi zitandukanye zose ziri kugenda zirwana n'icyo kintu kugira ngo sinema y'u Rwanda igaragare. Murakoze. Aha, ubu rero uba umuntu arakwinspire, uravuga uti ngomba kuba nkawe, ngomba gutangira gukina filime. Umwanzuro urawufashe, noneho urahagurutse. Wahagurutse ute? Winjiriye hehe? Wanyuze kuri nde? Mbese duha urugendo rwawe noneho ukuntu wahise winjiramo. Ngewe nari ifite studio yitwa Paradise hari imbere y'inkuru nziza, nari nzi ngewe kumonta, nari narabyigishijwe n'umukoresponda wanjye mbere gatoya, hafi ya 94, arabinyigisha. Noneho ngiye hita nshinga studio, nkajya montera abantu bukwe, nkazajyana mfite kamera zino za Divicam nizo nakoreshaga. Buriya ku ishusho nta kintu wambeshya, n'ubu ngubu ndareba ko mwabifashe neza. Noneho amajwi, nari umuntu kabisa ugendana n'ibyo bintu, nakoraga imirimo ubona koko twakwita ngo ni y'abagabo. Abadamu badahita batinyuka ako kanya, ariko basigaye barayitinyutse. Noneho nyuma rero nibwo naje kuvuga ngo ariko ikigeragezo cy'ubuzima gisohotse hanze, navuga nti nanjye nabishobora. Fata amafaranga, twumvikana n'abandi bantu 3 twashinganye groupe bita Groupe Happiness Game Film, dushyiramo abana. Nibwo nahise nandika, kuko uwo mukoresponda yarangije kwandika, ntari nabimenya neza, ariko ndabyandika. Nandika iyo filime bita Umubyeyi Gito, yahise ikundwa cyane, hita nandika Ishyari n'Ishyano irakundwa, hita nandika filime Inkomoko y'Umuruho, aba ariyo duhita dukora featuring y'Abarundi n'Abanyarwanda. Turiko nadushyiramo Mugisha, wo bita Mugisha n'umusitari wa hariya. Nyuma yaho duhita baduhamagara Tanzania, tujya gukina Tanzania, Mwanza, Dodoma, turahakorera. Nyuma turagaruka inahangaha Kenya, bakaduhamagara gutyo. Ni nabwo noneho uwo bita producer wacu Misagoneri, ari we nyiri Stimed, akaba ari nawe nyiri Ndoto, akaba ari nawe Seburikoko, nawe yambonye aravuga ati ndumva ushobora kudufasha nawe mu gukina, uri umugore wa Seburikoko. Niko nahise ninjiramo. Noneho mbona yuko ya mpano ndi kugenda, hari ikintu iri kugenda ingezaho. Buri wese abona ko mfite impano, buri wese abona yuko hari ikintu na kimwe, hari ibintu byinshi ngenda nashobora, amarore yose ngewe nayashobora. Niko rero guhita nkomeza muri urwo rugendo rwa sinema, nkakora izanjye, nkakinira abandi, ariko bigezeho izanjye ndazihagarika, ntangira gukorera abandi, kuko urumva nari maze kugenda naguka cyane. Studio nari maze guhita nyihagarika, kuko urumva ntago nari nkijya muri ibyo by'ubukwe, kuko ugomba kubanza gufata script mu mutwe, hanyuma ukajya kuyipresent imbere y'abantu. Ngo rero cyagiye ugiye gukora
bigusaba umwanya mwinshi. Nahisemo kimwe rero, mpitamo kwakitinga, mpitamo kwandika, mpitamo kuba umuproducer, mpitamo no kuba no kugendana no kuri kamera. Murakoze. Urumva ko byari urugendo rutoroshye, ufata umwanzuro uravuga ati nongeye kubyikorera, ariko filime wamumayemo cyane zatumye umenyekanamo cyane ni filime igaragaramo nk'umumama w'umugome, umumama mubi cyane. Ntago se bura nk'abana bawe bajya vuga ati mama nubwo dusanzwe dukina wenda mu rugo dusekera dukunda, ariko biriya bintu natwe dutera ubwoba tukagutinya, ntago bijya bibaho? Oya, uretse wenda nk'abana bigana ku ishuri, ariko ngewe iyo ngiye gukina nicaza umuryango wanjye nkawubwira nti ngiye kuzakina no filime imeze gutya, story yayo imeze gutya na gutya, nzaba ndi umugore ufite amahane umeze gutya umeze gutya, bakabyumva ku buryo babibwira n'abandi bana ku ishuri, kuko biba ari akazi, ntago biba ari ukuvuga ngo nikomeze niko wakagize, ahubwo mba mpishurira amabanga ya babandi bakora ibyo bintu kugira ngo babireke basubire muri societe nyarwanda. Murakoze. Yego, hari nka filime isaba barikimo byibuze wenda uri umumama mwiza, umumama w'impuhwe, nyine wa mumama umuntu abona akabona yamukunda, noneho baguhindira utabaye umugome? Cyane, ni nyinshi cyane. Nk'iyo ngiyo yo muri Kenya nakinaga nakinanye na Rosine uwo nagiraga, uwo wari ngewe nari mukase. Nk'iyo muri Kenya na Kanyombya nakinaga ngiye ndi umuntu mwiza umukorera byiza ariko wakankorera nabi, noneho twahise tubarasenga. Nuko ngo nakubwiye ngo amarore yose no kugenda biterwa na story uko imeze, ugomba kwigana ukabimenya. Nuko ngo rero zirahari nyinshi, harimo iyo nakiniye bita Ishyari n'Ishyano, hariyo nakini Inkomoko y'umuruho, izo zose nizo nagendaga nkina neza, ugasanga nanjye nabaye umumama mwiza. Uretse ndi ntayingore ariko no muri Seburikoko, subona Seburikoko atangira nabi niyangana. Yego. Urumva ko we yabashe no kurenga n'igihugu, noneho ajya mu bihugu by'abaturanyi ajya gukinayo. Reka nkwibarize, nose nk'ugeze hanze muri bira bihugu bindi, wabonye sinema nyarwanda ihagaze yo gute? Ubona babakira gute? Ubona mbese bo baturusha iki? Wasanze sinema nyarwanda iri ku ruhe rwego mu bindi bihugu? Nge nabonye nta muhanuzi wahanuye iwabo, nubwo inahanga bihari, ariko hariya usanga bubashye abahanzi, usanga tuhagera ukabona ntago ari twebwe, natwe tukireba tukibura. Rimwe twagiye muri Kongo, hari ahantu hanini cyane ku buryo hinjiyemo nk'abantu nk'ibihumbi birenga 20 baje kureba ngewe, Kanyombya, Rosine n'uwo bita nyina wa Mbogo, ku buryo byaradutangaje uko badutwaraga, wabonaga dufite cortege nk'iz'abayobozi. Yego, no muri Kenya ugasanga baduhaye icyubahiro, ugasanga mbese bari kubona yuko ari ibintu bidasanzwe, bari kubona ko hari impano muri guhishura zidasanzwe, bari kubona ko hari ibyo muri kwigisha, ku buryo bamwe bazaga bakambwira ati hari filime wakini imeze gutya na gutya, ati rero ngewe ntago ari kuri nari imeze, kumbi nakoze kuri wa mutima, araza kumbwira ariko siwe nakinaga. Yego, murakoze. Bagatekereza ko ibintu wakinnye wenda ari story y'ubuzima busanzwe. Yego cyane, nuko nguko. Yego, hanyuma se hari abantu bajya babikomoza bakavuga ngo impamvu ngo sinema nyarwanda wenda ngidatera imbere yambuke wenda na Afrika no mu Burayi na Amerika na hehe, ngo bishobora kubanga uko dukina mu kinyarwanda, abana bakavuga ngo urimo nta kintu rutwaye. Wowe ubibona gutyo naho umuntu yimazemo igihe, ubona wenda nk'imbogamizi zituma itari nk'imipaka yakure wenda ngigera hano kure cyane, utekereza ko yabariye? Ngewe ikintu mbitekerezaho nuko abantu twaratangiye ariko abantu baradohoka, badohotse kubera ko ikoranabuhanga rigenda n'iterambere, mbese navuga ngo iterambere riba ari ry'igihugu, ibintu bigenda bihinduka. Twatangiye turebera ku DVD amaze kuvuka, uko abantu ugira gutyo ukagenda ugakoresha nka DVD 5,000, iminsi 2 zabaga zishize ukaba ufite nka miliyoni nkenye nk'eshatu. Hanyuma uko ibihe birimo biragenda, abantu bagenda basobanukirwa, ikoranabuhanga rigenda rizana ibindi bintu uwo mwebwe mutazi, ugasanga hari bamwe bari kugenda basa naho basubira inyuma. Ubu turi kuricururiza kuri YouTube. Kuri YouTube ni ugukora cyane kugira ngo buri wese abone ko wakoze, buri wese abone ubuhanga ufite. Nimba uri umudirector, buri wese abone ko mbese abantu bari kugenda bicayura. Nimba uri umudirector bibe umudirector, nimba uri producer bibe producer umuntu abibone, nimba uri umukinnyi bibe umukinnyi umuntu abibone gutyo. Noneho bituma bamwe uwo ufite amafaranga ashobora kuvuga ngo ngiye mfite amafaranga nakinisha filime, ugasanga afashe wenda tuvuge abigizemo nk'impano nke, agiye gukinisha, agiye kuvuga ngo ngiye gukoresha amafaranga mu bumenyi atarafite, ugasanga biricaye mu kanya gato ntago akomeje. Ugasanga wari umudirector aragiye akoze ibyo atazi, buri wese waravuze ati oya ntago ibi bigomba kujyamo. Ugiye kwigana ibihangano by'abandi by'umuntu. Abahanzi buriya n'ukuri mujye mubakunda kandi mutekereze ko bafite imvune zikomeye cyane mu bihangano by'ubwenge. Arara ijoro yandika
mu gitondo akirirwa ashaka abakinnyi, umukinnyi uhwanye n'iriya karagita uzayishobora. Ni ukuvuga ngo usanga afite ibintu byinshi cyane kandi afite imvune nyinshi. Ni ukuri ni mu bakunde. Kandi ikindi cya kabiri mvuga, ni mwubahe bari abantu. Umuhanzi aho ariho hose ava akagera usanga afite ibintu bikomeye cyane wowe utareba. Burya ngo utabusya bwita ubumera. Murakoze. Yego, abahanzi bacu bubahwe cyane. None se utekereza ko muri sinema kugira ngo utere imbere, hagati yo kuba ufite amafaranga no kuba ufite impano, ni iki wumva kiba gikenewe cyane kurenza ikindi hagati y'amafaranga n'impano? Byose birakenerwa. Ushobora kuba ufite amafaranga ugashaka abanyempano ukabazamura. Ushobora kuba ufite impano wa undi w'amafaranga akakuzamura. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byombi rwose usanga biri ku munzani ungana. Murakoze. None se ko hari abantu usanga avuga ati wenda njye mfite impano yo kwandika, mfite impano yo gukina, ariko nabuze aho namenera, nabuze uburyo nabigenza. Abo bantu ngaho babwira nk'ukuntu inzira babinyuzamo ngo noneho za mpano zabo babashe kuzimurika. Okay, njyewe rero nkimara reka ahubwo wenda nse naho mpinduye nk'ikibazo cyangwa wenda ninjiriye mu kibazo cyawe. Njye narabitekereje, abana benshi barashaka kugira ngo bakine, abana benshi bafite impano. Nabitekereje gutyo rero mbona yuko njyewe kuri wa mwimerere wanjye njyewe natangiranye wo kwandika filime zitari komedi gusa, kuko komedi ni agace gatoya kari muri filime. Ni ukuvuga ngo ugasanga abantu bose bagiye muri komedi, none wa mwimerere wa filime, wa mwimerere wakigishije abantu twese turawutaye, kubera ko turimo turakurikira kuvuga ngo dore umukobwa mwiza hariya muri filime, dore uyu nguyu. Inkuru ntitwigishe n'abakuru. Ugasanga ni abantu, ni agace gatoya karimo kararebwa n'abandi, cyangwa ni agace gato gakunze bya bindi, ariko ya myimerere yacu yose turimo turayita. Hari abakomediye barahari, harimo abakina ama long metrage, ugasanga arakina nk'amaseri arenga nka 40, ugasanga ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi abantu bose bazi. Ntabwo ari umukomediye, nawe arashaka kwigira umukomediye kandi atari we. Ni ukuvuga ngo rero nibacayure bamenye ngo njye ndi umukinnyi wa filime, njye sindi umukomediye, ariko nshobora gushyira muri ya filime yanjye komedi agace gatoya nkagashyiramo, ugasanga nabyo biraryoshye, ariko ufite icyo uri bwigishe abantu. Ngiye rero niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro kuvuga ngo subiye kuri za nkuru z'umwimerere. Biraruhije, ni ibintu bikomeye, ariko tugomba kugira ngo dukore. Nibwo nanditse rero filime bita Inkingi y'Igihuru. Nanjye ndavuga ngo reka ntangire nereke abanyarwanda ibyo dushoboye. Dufite abakinnyi bacu batangiye, natangiranye n'abakinnyi bamwe na bamwe nibo twakoranye. Harimo bamuze Nkota, harimo barise, harimo bamuze Hirunga, harimo nanjye Antoinette. Ni ukuvuga ngo mu bantu b'abakinnyi batangiye kera bose turavuga ngo reka dufate wa mwanzuro wacu wa filime cyangwa w'inkuru zacu z'umwimerere tuzisubireho. Nibwo rero twakinnye filime bita Inkingi y'Igihuru. Filime rero Inkingi y'Igihuru twese tunayigeraho. Niyo filime ubu ngubu ndakeka irimo gusohoka, kandi mfite n'amakuru yuko waba ari igitekerezo cy'iyo filime ari wakigize, ari wowe byavuye mu mutwe, ari umushinga wawe. Banza umbwire kwanza kuntu wicaye ugatekereza iryo zina Inkingi y'Igihuru rikakuzamo. Kubera ko njyewe ndi umwanditsi, nakubwiye ko nandika. Narabitekereje mbona yuko inkuru yanjye nayita Inkingi y'Igihuru. Burya umuhanzi ntago avuga ikintu ngo ahita gihishura, ahubwo arazimiza, ariko mu kuzimiza ari kwigisha. Niyo rero mpamvu navuze ngo ni Inkingi y'Igihuru. Ni story y'umumama wabaga wari ufite abapatro akorera, ariko nyuma yaho baza kugira ibyo bapfa mu mitungo yabo ntago babizi. Noneho uwo mupapa umwe arapfa, n'umugabo we baramwica, n'umugore we baramwica. Ariko nge kuko nakoraga aho hantu, nahise mfata wa mwana ndamwirukankana ndamujyana. Uriya mwana mu gukura kwe ntago nigeze mubwira yuko ndi nyina, ariko mu gukura akabona ntidusa, akabona n'umugabo washatse ntidusa. Kumbe umugabo washatse ngewe niwe waje kuntabara, aramfata anjyana mu rugo iwe. Ariko mu kunjyana mu rugo hita nshaka, biba igihe aranshaka kuko nta mugore yagiraga, tubyarana abana. Wa mwana najyanye mutoya rero nari nahishe yari uw'abandi, ariko tugakura atanyumva. Mu burya ngo inkonda umwana wundi ngo abishye inkonda, niko bajya baca umugani. Ariko nyuma njyewe ndwaye ndi mu bitaro, nibwo naje kuvuga nti ntazapfa ririya banga ndifite, kuko yahoraga ambwira ati ariko ntago mbyiyumvamo ko mbona ntasa n'aba bana, bimeze bite? Nibwo naje kumubwira yuko mubwira byose uko byagenze, uko wabyagenze. Ariko umwana aravuga ati uko byagenda uko ariko kose maze gukura, nanjye nzagaruza imitungo y'iwacu. Nuko iracyakomeza rero, tuzareba uko azayigaruza, se bizamushobokera cyangwa simbize. Ubwo nta kintu wabivugaho, ntago wasagongezaho abantu gatoya. Oya, urumva ko tumaze kugera kuri episode ya 7, kandi izagera mu ma episode hafi 50. Ni ibintu byinshi tubahishiye, ni inkuru ndende kandi ni inkuru y'ibintu, kuko n'amakomantere twagiye tubona
baravuze bati koko wagarutse kuri wa mwimerere w'inkuru. Murakoze. Nabonye ni filimi yahuriyemo abasitari benshi cyane, ibyamamare byinshi cyane. Kugira ngo ubahurize hamwe ari abantu b'abasitari bazwi, wagiraga ngo wenda ngo filimi ikundwe cyangwa no kubona ari ahubwo bakwiriye iriya role n'ubundi wanditse? Kubera ko gukora casting buri wese umuhereza icyo ashoboye, umuhereza role ashoboye. Nasanze kuri bari abantu buri wese ari mu mwanya we, kandi buri wese nabonye ko iriya role ayishoboye. Usibye ko seri umuntu agenda yongeramo n'abandi bakazakina mu bindi, ariko no kuvuga ngo bari natangiranye nabo role zabo ni ziriya nari nababoneye, nizo bashoboye. Buri wese baramukastinze, hari kuri castinga buri wese tugenda tumugenera role, kandi mwabonye ko barabishoboye. Na abastari bacu kandi bashoboye, ni ukuvuga ngo ntafatanyije nabo nta kintu ngewe nageraho. Ntafatanyije nabo ntago wakina filime wenyine, ugomba gufatanya n'abandi. Twebwe rero ni ukuvuga ngo filime ni uruhererekane kandi rufatanyije n'abandi. Murakoze. Tugana ku musozo, wenda hari nk'umuntu ushaka kwegera akaba yakunyuraho ukamufasha ukabya zanzo zize zo kuba yabicyamamare nawe muri sinema nyarwanda? Yego, bajya baza, ariko akenshi dufasha abihurije hamwe. Buriya ni ukuvuga ngo reba ukuntu abantu bangana mu Rwanda bashaka gukina, ntago wagenda ufasha umwe, ariko iyo abantu bihurije hamwe bakaguhamagara ukabaha ibitekerezo, bakaguhamagara ukabereka inzira bacamo, ni ukuvuga ngo bakomeza. Murakoze. Yego, nawe urakoze cyane. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga, ikiganiro cyiza cyane kibanda kuri sinema nyarwanda. Mwumvisha amateka menshi cyane, yatubwiye byinshi, urugendo rwo rutari rworoshye. Rero dusoza noneho ndagira ngo ufate umwanya ugira ikintu ubwira abantu bakunda Antoinette, abantu bakunda Intare y'Ingore, abantu bagukunze Esperance n'andi mazina menshi cyane, ugira ikintu babwira no tukuri gukomeza n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Icyo nababwira no gukunda ibihangano nyarwanda, ni ukudufasha mu nzira zose zishoboka. Ntago nge nabyishoboza njyenyine, nta nundi wabishobora, usibye ko harimo wenda tuvuge nk'abantu bakunda sinema, yaba buhanze abahehe, usanga bagenda bagutera ingabo mu bitugu. Abo bantu ndabashimira, ndashimira uwo bita Samu, ndashimira uwo bita Sara Makenda. Ni ukuvuga ngo abo nabo hanze bagenda badutera inkunga, bavuga ati mukomerezaho, wabona akaboko kagiye kugwa hasi akakazamura gutyo. Ikindi ni ukuvuga ngo abantu bazajya bareba cyane cyane kuri chaîne yacu yitwa Right Network, abazajya bayirebaho cyane bagakanda subscribe, ni ukuvuga ngo abo ngabo tuzajya tubahereza ibihembo mega z'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, tuzajya tubaha 2,000 ku muntu warushije abandi, ku muntu wayisharinze mu bantu benshi, ku muntu wakoze cyane kurenza abandi. Tuzajya tuhita tumugurira mega n'undi kandi tumupostinge, tubwe tuti uyu yaradushyigikiye, nawe ari kugenda adutera ingabo mu bitugu. Murakoze cyane. Oya, buretse gato bitubwireho neza. Ni ukuvuga ngo harimo n'ibihembo. Utubwiye ko muze mupostinga gute, muzamumenya gute, azabinyuza hehe, azabika ko yabikoze gute? Basobanurire gatoya ayo mafaranga baze kuyakorera. Yes, ni ukuvuga ngo kuri commentaire azajya atanga, azajya dushyiraho na nimero ze za telefone, atubwira ati kuwa mbere, kuwa kabiri hazajya hacaho ibiganiro by'abakinnyi bakinnye muri iyo filime, hanyuma kuwa kane ubundi ni inkingi y'igihuru igomba gucaho, tukareba ibice bigiye bikurikirana. Ariko kuwa kabiri ni ukuvuga ngo nimba tuvuge ariwe wabaye uwa mbere mu guhita ayireba, mu guhita ayisharinga abantu, mu kanda like gutyo, ni ukuvuga ngo tuzajya tuba twabibonye, asigeho nimero za telefone, twebwe tuzajya duhita tubibona mu makomantere. Nundi turebe abarushije abandi, hanyuma tubafasilite mu kugura mega kugira ngo bakomeze badufasha kandi natwe tubafashe. Murakoze cyane. Yego, numva ko ni ikintu cyiza cyane babatekerejeho, batekereje ku bakunzi babo. Turasoje rero, ndagushimiye ku mwanya waduhaye. Ikiganiro kitari kigufi, ikiganiro cyari cyiza cyane, cyuje impanuro nyinshi cyane zerekeranye na sinema nyarwanda. Ndagushimiye ku mwanya waduhaye kandi tukwifurije iterambere muri byose. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane. Murakoze. Yego, namwe ndabashimiye rero kuri iki kiganiro. Nshimira abantu mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, ndetse n'abantu bakunda filime dukora. Ubu ngubu ikintu ugiye gukora, genda urebe filime Inkingi y'Igihuru, ukomeze uyikurikirane umunsi ku munsi, kandi ukande subscribe kugira ngo utazacikwa na episode zitaha. Ndabashimiye cyane mwese.